Ndabashuhuje mwese abana b'Imana, amazina ni Deni Ahimana. Turacyakomeje inyigisho yacu yo kugira isuku. Wakibaza ngo ni hehe handi Bibiliya igenda igaragaza isuku ndetse n'isukura. Nkuko twagiye tubibona rero muri video ikurikiye ibanziriza iyi ngiyi, twagiye tubona imirongo yo muri Bibiliya idushishikariza kugira isuku. Nangare hari iyindi mirongo twakifashisha kugira ngo tumenye ko isuku ari ngombwa ku buzima bwacu bwa buri munsi. Rero muri Mariko ibice 7 umurongo wa 3 niho tubwira ukuntu umuntu agomba kugira isuku. Mbere yo kurya banza ukaraba intoki. Iyo ugiye kurya urabanza ugakaraba intoki, kabone nubwo zaba arizo utari burishe. Kuko haravuga ngo kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije umugenzo wa ba sogokuruza. Rero iyo ugiye kurya, mbere yo kurya banza ukaraba intoki, nubwo waba utari urisha, kuko na ba sogokuruza bacu ba Aburahamu na Isaka na Yakobo bose byari umugenzo wabo, yari umuco wabo kugira ngo babashe gukoresha, kugira ngo intoki zibashe guhumanuka. Ntabwo rero bajyaga kurya batabanje gukaraba intoki. Natwe umuco wacu nk'abana b'Imana. Muri Luka ibice 7 umurongo wa 44 hari ijambo rivuga koga ibirenge. Rero hari urugero rw'umugore waririye ku birenge bya Yesu. Nk'uko ijambo ribivuga, akebuka uwo mugore abwira Simoni ati, urareba uyu mugore ninjiye mu nzu yawe, ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu we antonganyirije amarira ku birenge byanjye, abihanaguza umusatsi we. Rero byashimishije Yesu kuko uyu mugore yaje kandi nyamara yari umunyabyaha, ariko aririra ku birenge bya Yesu, arangije abihanaguza umusatsi we. Bishimisha Yesu. Koga ibirenge rero ni ngombwa, cyangwa se koga umubiri wose ni ngombwa. Niyo mpamvu rero hari aboga pasiporo, niko bajya bavuga, ubwo baboza igice batoza umubiri wose. Niyo mpamvu rero koga ni ngombwa, Imana irabidushishikariza. Abarewe ibice 12 umurongo wa 8 n'uwa 9 natubwira ukuntu kumesa imyenda ari ngombwa, no kwiyogoshesha umusatsi ari ngombwa, no kwiyogoshesha ubwanwa ari ngombwa, no kwiyogoshesha injwiri. Hari igihe umusatsi uhinduka injwiri. Byose rero Imana yabidushishikariza yuko tugomba kwiyogoshesha, kuko haratubwira ngo maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogosheshe umubiri we wose, yiyuhagire, abe ahumanutse, abone kugaruka mu ngando zanyu. Ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Ku munsi wa 7 aziyogosheshe umusatsi n'ubwanwa n'injwiri, kandi amese imyenda ye kugira ngo ahumanuke. Rero niyo mpamvu Imana iradusaba kugira ngo ari umusatsi, Imana yo mwijira asaba yuko twawiyogoshesha. Ubundi umusatsi n'ubwiza bw'abagore, ariko ku bagabo Imana idutegeka kugira ngo twiyogosheshe, twe kugira injwiri ku mutwe, kandi tumese imyenda, kuko ariko Imana yo mwijuru ari itegeko yashyizeho. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yiyogoshesheje asa neza. Iyo umuntu yakuyeho injwiri cyangwa indi misatsi wahirimbije, bikagaragaza yuko ari nk'umwanda, Imana yo mwijuru gushishikariza kugira ngo ubashe kuwukuraho. Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa.
ahangaha rero biragaragaza yuko ibikoresho byose by'isuku dukeneye tutabifite. Rero ibyo udafite ubisaba Imana kandi iriteguye kugira ngo ibiguhe. Gushaka niko gushobora. Niyo mpamvu rero nubishaka, kuko ari iby'Imana yadushishikarize kugira ngo tubashe kugira isuku. Ese kubera iki Imana yari yashyize Adamu na Eva muri Edeni? Kugira ngo babashe gukorera amasuku imbuto zari zirimo. Rero Imana ni inyesuku, natwe nk'abana bayo tugomba kugira isuku. Rero niyo mpamvu ibyo udafite ubisaba Imana kandi yiteguye kubiguha. Mu Bami ba mbere ibice 17 umurongo wa 12 niho hari ijambo rivuga ngo hari ijambo riri kutubwira ukuntu tugomba gutandukanya ibintu bijyamwo, byaba ari amavuta, byaba ari ibyo kurya, byaba ari ibyo kunywa. Buri kintu cyose kikagira umwanya wacyo. Sikote niho hari ijambo rivuga ngo, nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu shigaje mu giseke, n'uturanguzwa tw'utuvuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye, tukarye twipfire. Hano rero biragaragaza yuko yari umupfakazi ubwo Eliya yaramusanze, inzara yarateye, ariko uyu mupfakazi yari yaramaze gufata utuvuta twadushyira mu mperezo. Yari yarafashaga ifu ayishakira igiseke. Niyo mpamvu nawe ubwawe urebe idatunganye mu nzu iwawe ubitunganye. Ibyo udafite ubisaba Imana kugira ngo nawe ubwawe akajagari cyangwa se ibintu bitari ku murongo bibashe kuvaho, kuko ariko Imana yo mu ijuru itwifuzaho. Rero hano muri Yohana ibice 4 umurongo wa 14 hari ijambo rivuga ngo, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo unywa amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ahangaha rero ni Yesu wari uri kumwe n'umusamariyakazi amusaba amazi, atangira kuyamwima. Arangije Yesu aramubwira ngo, unywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi. Niyo mpamvu rero nta kuntu ushobora kugira gushaka amazi y'ubugingo kandi n'amazi asanzwe utarabasha kugira amazi meza, utarabasha gukoresha amazi meza wahawe. Rero tuzabona amazi y'ubugingo ari uko n'amazi asanzwe twabasha kuyakoresha mu buryo bukwiriye. Rero hano hari ibyanditswe bigiye bitandukanye, nko mu Kuva ibice 30 umurongo wa 32 avuga ngo, ntagasukwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayandi asa nayo, uko avangwa n'ayera, namwe azababere ayera. Ahangaha bavugaga amavuta agomba gusigwa ku batambyi, ariko si abatambyi gusa, ahubwo buri muntu wese. Ni itegeko kugira ngo amenye yuko agomba kwisiga umubiri we ugasa neza. Hano mu Balewi 16 umurongo wa 24 hari ijambo rivuga ngo, yiyuhagirire ahantu hera, yambare imyambaro ye, asohoke yitamiriye igitambaro cye cyoswa, yitamirire abantu icyabo, niyihongerere ahongerere n'abandi. Ahangaha ni igihe abatambyi babaga
bagiye gutambira ibitambo abantu. Rero nta mutambyi wajyaga ujya mu ihema ry'ibonaniro gutambira abantu ibitambo cyangwa se kwitambira igitambo nawe ubwe atiyuhagiye, adasa neza mu mwuka ndetse no mu mubiri, umutima utamucira urubanza, imirimo akora bitamucira urubanza, imivugire itamucira urubanza. Aho ngaho hose niho yabanza akiyeza, akitunganya kugira ngo bimugendekere neza. Mu Ngoma za 2 ibice 2:6 hari ijambo rivuga ngo arema n'ibikarabiro 15 abishyira iburyo, ibindi 5 ibumoso, ngo bajye bogerezamo ibintu by'ibitambo byoswa. Ariko igikarabiro kidendeje cyari icy'abatambyi cyo gukarabiramo. Imana itugirire neza. Hano biragaragaza yuko rero n'ibikoresho byakoreshwaga mu gutamba ibitambo byose byarozwaga, byose byari biteganije ukuntu bigomba kozwa no gutunganywa. Rero n'abatambyi nabo ubwabo bagiraga urwabo rukarabiro. Niyo mpamvu usanga hari dushe zo hanze, hari na dushe zo mu nzu, cyangwa se hari ibikoresho dukoresha bitandukanye, ariko niko Imana yabishakaga. Rero mu Kuva ibice 30:20 hari ijambo rivuga ngo uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba, boge ibirenge, badapfa. Bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Imana itugirire neza. Aha ngaha rero biragaragaza yuko uko bajyaga kwinjira mu ihema ry'Imana cyangwa se mu ihema ry'ibonaniro kuganira n'Imana, ni ngombwa kugira ngo ubanze wisuzume, wininire, urebe nimba hari umwanda wo mu mwuka uhari, cyangwa se hari umwanda wo mu mubiri uhari, cyangwa se hari umwanda w'ibyaha ufite, cyangwa se hari umwambaro wambaye udasa neza imbere y'Imana mbere y'uko ujya guhura n'Imana. Rero niyo mpamvu Imana idushishikariza kugira ngo tugire isuku. Hari imyitwarire rero tugomba guteza imbere kugira ngo isuku yimakazwe, kugira ngo isuku tuyigire ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere rero tugomba gukoresha neza amazi. Iyo ukoresheje amazi neza, Imana irabigushishikariza kunywa amazi meza atetse cyangwa se arimo za siro n'ibindi. Kubika neza amazi mu bikoresho bisukuye, gukaraba amazi meza n'isabune, gukaraba no koza inzara no kuzica, kwambara neza, tukibuka n'inkweto ku bazifite. Rwose ni ngombwa kugira ngo dukore iri tegeko Imana yashyizeho. Ibihe by'ingenzi rero byo gukaraba intoki: uvuye ku bwiherero, ugiye kurya cyangwa se ugiye konsa umwana, ugiye kugaburira umwana, cyangwa se umaze gukuraho umwanda w'umwana, amaze yenda kwituma, ugomba gukaraba. Uvuye mu bitaka, aho hose ugomba kugira gukaraba, kuko ari cyo Imana yo mu ijuru ikwifuza. Rero niyo mpamvu Imana ishaka kugira ngo umenye neza ibyo ikunda nawe ubikunde. Imana itugirire neza kandi dufashe kubigendera mu izina rya Yesu.